Imana yandikiye itorero ry'i Laodikiya ituma Yohana mu gice cya gatatu cy'ibyahishuriwe Yohana umurongo wa 17, aho Imana yabwiye abitorero ry'i Laodikiya haranditse ngo kandi uvuga yuko uri umukire, ukavuga yuko utunze utunganiwe kandi ntacyo ukenye, ariko uri umutindi wo kubabarirwa, uri umukene ndetse wambaye uri impumyi ndetse wambaye n'ubusa. Ariko ku murongo wa 18 akavuga irindi jambo rikavuga ngo ariko ndakugira inama ngo ungureho izahabu yatunganyirijwe mu ruganda kugira ngo ube umutunzi, kandi ungureho imyambaro yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungureho n'umuti kugira ngo usige ku maso yawe ubone guhumuka. Yesu ashimwe bene data, ni Pastor Ndayizeye bahaye ikaze muri Ndayizeye Impact Show y'uyu munsi. Ijambo turi buganireho ni ijambo rivuga ngo ubutunzi nyakuri. Iri torero ry'i Laodikiya Imana iryandikira hari uburyo yaribonaga, bubwo uko bibonaga byari bitandukanye n'uko Imana ibabona. Ngo bo bibonaga nk'abatunzi, bo bibonaga yuko batunganiwe ntacyo bakennye, ariko ku rundi ruhande Imana yababona ikabona yuko ngo ari abatindi. Icyo ni icyambere, ikanabona yuko ari impumyi batabona, ikanababona ko bambaye ubusa. Nuvuga ngo icyo twita ubutunzi twebwe mu buryo bw'isi bitandukanye n'icyo Imana yita ubutunzi. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko tuganira ku butunzi bw'ukuri. Ni iki Imana yita ubutunzi bw'ukuri? Rero arangije ngo abagira inama ati noneho ubwo muri abatindi reka mbagire inama, mungureho izahabu yatunganyije mu ruganda kugira ngo mube abatunzi nyakuri. Izahabu igaragaza ikintu cy'agaciro. Ni iki kintu cy'agaciro kiruta ibindi? Ikintu cy'agaciro kiruta ibindi ni amaraso y'umwana w'Imana. Nicyo kintu cy'agaciro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo twaguzwe amaraso, ikintu cy'agaciro, ibyatuguze n'iby'agaciro. Bivuga ngo rero Imana yagiraga inama b'i Laodikiya kugura izahabu yatunganyijwe mu ruganda, byerekana kugura ikintu cy'agaciro kugira ngo babe abatunzi. Bishatse kuvuga ngo iyo wakiriye agakiza, iyo kandi agakiza kaboneka kuko wizeye ko Kristo yagupfiriye, nibwo ubonye ikintu cy'agaciro ngo mungureho izahabu yatunganyijwe mu ruganda kugira ngo mube abatunzi. Bivuga ngo iby'Imana iha agaciro cyangwa se ubutunzi nyakuri bwa mbere imbere y'Imana ni agakiza. Iyo wakiriye agakiza nibwo Imana ibona ko uri umutunzi. Cya kabiri avuga ati mungureho imyambaro yera kugira ngo mwambare isoni z'ubwambure zanyu ze kugaragara. Bo imyambaro ubundi Bibiliya igeranya nk'imirimo. Bene data, hari imirimo umuntu ashobora gukora akibwira yuko afite ibintu yagezeho cyangwa imirimo myiza, ariko Imana yareba ikabona yuko iyo mirimo ntacyo ivuze, yambaye nk'ubusa. Bishatse kuvuga ngo imirimo yose ukoze udabishyizeho umutima, imirimo yose ukoze udafite umutima wera, kuko hano havuga ngo mwambare imyambaro, ahubwo ngureho imyambaro yera. Bishatse kuvuga ngo imirimo ivuye ku mutima, ivuye mu mutima wera, with pure motives, harimo umutima, ubikoresha umutima, nibyo Imana iha agaciro. Ngo ungureho imyambaro yera kugira ngo noneho wambare isoni z'ubwambure zawe ze kugaragara. Cya kabiri, Imana ubutunzi bw'agaciro ni imirimo ariko ivuye ku mutima, ni imirimo ukoze nta kindi kintu kibyihishe inyuma, ahubwo ushaka guhesha Imana icyubahiro. Iyo ubwo nibwo butunzi. Kuko ijambo rivuga ngo imirimo yacu izadukurikira. Tugomba gukizwa ariko kandi tukagira imirimo, ariko imirimo igamije guhesha Imana icyubahiro. Rero hari abantu bakora imirimo bakagira ngo koko Imana yaha agaciro, ariko Imana yareba icyari kibyihishe inyuma igasanga kitera, bigatuma ibibona ko ntacyo wakoze. Niho yavuze ngo mwibwira yuko muri abatunzi ariko mwambaye ubusa. Ikindi cya gatatu yavuze ngo ungureho umuti usige ku maso yawe kugira ngo ubone guhumuka.
ubundi guhumuka cyangwa se kumurikirwa bigereranywa n'ubwenge. Bivuga ngo iyo umuntu afite ubwenge avuga yuko ari umuntu uhumutse, usobanutse. Bivuga ngo bo batekereza ko ari abanyabwenge, bazi byinshi, ariko Imana yabareba ikabona nta bwenge, barahumye. Abantu rero b'iki gihe baha agaciro ubutunzi, amafaranga, bagaha agaciro imirimo ifatika, bagaha agaciro n'ubwenge, ariko ibyo ngibyo iyo bitarimo Imana biba ari ubusa. Rero yavuze ati ungureho umuti usige ku maso yawe ubone guhumuka. Ashatse kuvuga ngo ubwenge nyakuri umuntu abukura ku Mana. Bibiliya iratubwira muri Yesaya 55 umurongo wa mbere, titiri iravuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Aha niho Imana yerekana ko ubutunzi iha agaciro ko ari agakiza. Haravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, ngo kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze ngo mugure murye, ngo mugure vino, mugure n'amata, ngo mudatanze ifeza kandi nta n'ibindi biguzi. Noneho ku murongo wa kabiri havuga ngo ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibyo kurya bitari iby'ukuri? Ngo ni iki gituma muruhira ibintu bitabafitiye umumaro? Ni iki gituma muruhira mukorera ibidahaza? Ati rero mbagira inama ngo nimunyumvire, ngo mubone kurya ibyo kurya byiza, ubugingo bwanyu bwishimire mu byibuho. Aha ngaha Bibiliya iravuga ngo ibyo kurya by'ukuri ni ibihe? Nimuze afite inyota, nimuze mungureho ibyo kurya by'ukuri. Ibyo kurya by'ukuri rero ni ukumvira Imana. Ibyo kurya by'ukuri ni agakiza, kandi ibyo biboneka ku buntu. Abantu benshi rero ntago bazi ko agakiza gatangirwa ubuntu kandi ni by'agaciro, ariko abantu bafata imbaraga nyinshi bakajyana mu bintu bidafite umumaro. Kandi hari ibyo kurya, hari amata, hari vino nziza kandi ku buntu, ari ibyo kurya by'umwuka. Rero bene data, ubutunzi Imana iha agaciro. Niyo mpamvu ati kuki mugura ibidafite agaciro kandi hari iby'ubuntu ari byo gakiza. Biratubwira muri Luka ibice 10 umurongo wa 41 na 42 bavuga inkuru za Mariya na Marita. Yesu yabwiye ngo Marita gute? Ngo 41 ngo Yesu asubiza Marita ngo Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. 42 akavuga ngo ariko kimwe cy'umumaro, ariko kimwe cy'ingenzi, ariko ngombwa ni kimwe. Bene data, hari abantu benshi birushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe. Aranje tavuga ngo Mariya yahisemo umugabane mwiza atazaba. Sheze kuvuga ngo Yesu yahaga agaciro ibintu bibiri: kuba ko Mariya yaje agasabana nawe, bakaganira, akumva cy'umwami, nawe akumva ijwi ry'umwami, bakaganira. Kuganira uravuga ukanatega amatwi. Nuvuga ngo icyo Yesu yavuze ko gifite agaciro ni ubusabane, ni agakiza, ni imirimo ivuye ku mutima, ariko kandi ni ubusabane ugirana na Kristo. Nibyo bintu by'ubutunzi bw'ukuri. Rero yavuze ngo ubusabane Mariya yagize bufite agaciro kuruta ibindi byose wagiyemo. Bene data, ubutunzi bw'ukuri ni ugusabana na Kristo, ni ugusenga, ariko nanone ukumva, twumva Imana mu ijambo ryayo, tukayibwira mu gusenga. Ibyo ni by'agaciro. Mu migani umwami Salomo yavuze ijambo rikomeye rijya rintangaza, igice cya 13 umurongo wa 7, avuga ngo hariho uwigira umukire kandi akennye, ariko kandi hariho n'uwigira umukene kandi ari umukire ngo cyane. Bivuga ngo abantu benshi bibwira ko bakize, ariko kubera ko nta gakiza, kubera ko nta busabane bagirana n'Imana, kubera ko imirimo yabo itavuye ku mutima wejejwe, n'abakene. Ariko kandi ngo hari n'uwigira ugaragara ko ari umukene, ariko ari umukire cyane. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abakorino urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 10 aravuga ngo tugaragara nk'abababara, ariko ngo twishime iteka, dusa n'abakene nyamara dutungishije benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Byerekana ko kuba dufite Kristo nubwo byagaragara inyuma yuko dusuzuguritse, ako nibwo butunzi nyakuri. Bene data, mbifurije ubutunzi nyakuri. Ubutunzi nyakuri ni ugutunga Kristo. Ubutunzi nyakuri ni ugusabana na Kristo. Hari umwanditsi umwe yavuze ngo ubwenge cyangwa se ibitekerezo bishya, creativity comes from creator.
nuvuga ngo ntabwo ushobora kugira ibitekerezo byiza, creativity, when you don't relate to the creator, udafitanye ubusabane na creator. Nuvuga ngo kugira ngo tugire ubwenge nyakuri nuko dusabana na Kristo. Nibwo amaso yacu azahumuka tukamenya iby'ukuri. Iyo tutasabanye na Kristo, ubwenge bwacu buba bumeze nk'ubuhumyi. Rero Imana itugire neza, twe kuba nk'itoro ry'Laodikiya, ahubwo twumvire ziriya nama Imana yabagiriye. Yesu abaho mu gice. Dusenge Imana. Mwami Yesu, turagushimiye yuko iby'agaciro wabigize ubuntu. Navuze ngo n'udafite ifeza naze agure. Mwami, turagushimiye ko waduhaye agakiza ku buntu. Agakiza ni amaraso y'umwana wawe yamenetse y'agaciro, ariko abiduhaye ku buntu. Mwami, icyama abantu bakabyakira kugira ngo babe abatunzi nyakuri. Mwami, ndasenze kandi kugira ngo udushoboze gusabana nawe nkuko Mariya yaje agamara umwanya hafi yawe ukamuhamiriza ko yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Reka ubutunzi nyakuri bwo gusabana na twongere Mwami, tugaruke mu ijambo, twongere tugire umwanya wo gusabana nawe kuko nibwo butunzi nyakuri. Kandi Mwami, ndagusabye kugira ngo uduhe kwambara imyenda yera, imirimo yacu ibe imirimo ivuye ku mutima, atari imirimo igaragarira abantu, atari imirimo kugira ngo abantu banezerwe, ariko ari imirimo ivuye ku mutima kugira ngo Uwiteka Imana utunezerwe. Icyo gihe rwo tuzadufite ubutunzi nyakuri Mwami. Udushoboze Mwami, nubwo abantu babona ko turi abakene, ariko dufite ibyo Mwami tuzi neza yuko tuzaba turi abakire ndetse cyane. Abantu bose barebye ino video ndabasabira umugisha kandi inyigisho ize kubahindura mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nabaho umugisha. Mwakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Amen.